Ikaze mwaho muri hose mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Ngate 250 ndabashimiye cyane. Nitwa Theoneste Ngarukiye Intwari, nizere ko aho muri hose muri amahoro. Abari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, by'umwihariko muri Kamonyi, Muhanga, Ruhango, ahandi hose ndetse no mu mujyi wa Kigali mwese nizere ko meze neza. Nkuko bisanzwe rero nababwiye ngo gahunda n'uburezi, umuco n'iki cyose cyateza igihugu imbere. Muri iyi minsi rero nizere ko ahantu hose muri kunywa amazi, muri kwirengagiza ibintu by'ivyuma kubera ko nta cyiza cyabyo. Nanjye rero ntabwo tutari kureka manuka imisozi nzamuka indi ndebe abanyarwanda uko bameze, uko bamerewe, umwuka nuwuhe nyuma yuko leta y'u Rwanda ivuze ngo umunyarwanda akwiye kuba afite ubuzima buzima. Se abantu bose barabyumva abantu bose bari kumva ko guca icyuma ari byiza cyangwa hari abagifite ingingimira, ariko nagejeje kumanuka nibura ngo ndebe mu kazi ka buri munsi abantu bamwe bakora imirimo itandukanye cyane, buriya abantu b'abagabo bavuga ati ko biri kose, arabavuga ngo kera ngo sinzigera nywa amazi, ariko se ubu ngubu abantu biteguye kunywa amazi. Ariko uko biri kose ntago leta y'u Rwanda yatwifuriza ibibi, twifuriza ibyiza kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda bugende neza cyane. Munyemere nakire ababyeyi, abavandimwe hano kugira ngo batubwire imbamutima zo kumva leta y'u Rwanda nk'umubyeyi mu iterambere twifuriza ivuze ngo hehe n'icyuma. Mwe murabyumva gute? Mutwibwira ubundi dutange ubutumwa, tuganire ku iterambere ry'igihugu, turebe icyakubaka u Rwanda, kubera ko umunyarwanda muzima n'ufite ubuzima buzima. Ikaze. Mwitwa kampere kuri wowe, witwa nde? Aho tubwira amazina noneho tuganire dutanga ubutumwa cyane ku rubyiruko. Mwenda mwe muri bakuru, ariko usanga hari abantu b'abajeni bumva batari kumva neza iyi gahunda yo guca ibyuma. Mwe murabyumva muti? Murakoze. Jean Baptiste. Tuye kuri Juru Nyamiryango. Muri iyi minsi rero gahari gahunda yo guca ibyuma, nizanzoga zikakaye, zimwe zanogonoye urubyiruko, zimwe zanogonoye imiryango, zimwe zasenye imiryango. Mwe mwabyakiye gute nk'abanyarwanda batuye muri Kamonyi, muri Nyamiryango? Mwabyakiye gute mbere yuko mwumvise ayo makuru yo guca inzoga z'ibyuma? Mwabyakiye gute? Guca icyuma byabaye nk'inkuru nziza kuri njye no ku bandi banyarwanda benshi, kuko icyuma ntabwo zari inzoga ngo bwari uburozi bucana abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, kuko wasanga abana babinyweye, urubyiruko rwabinyweye rwaba nk'abasazi barwana, mbese bari barangiye. Ko n'umuntu warajya badusetsa ngo ukabona nk'umuntu ufite imyaka 20 ariko ameze nk'umusaza, basaje imburagihe, ariko no mu bitekerezo barapfuye. Ari wasangaga byari bihazi gusa, babaga ari bihazi cyane, ariko kuba barabiciye rwose, ahubwo bashyiremo imbaraga naho biri babihige babikureho. Ibintu babisanga nabifite bamwe n'igihano ahubwo gikora, kubera ko abantu sosiyete nyarwanda ati aho biri hose, ariko nimwe mugomba gutanga amakuru. None se ubu ngubu hari abantu bakitsimbye bakibifite, nimwe mugomba gutanga amakuru, cyangwa se mukanababwira ngo ibi bintu murimo gucuruza ntago ari byo, kubera ko bigomba gufatwa nka forode kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda bukomeze busagambe. Reka tubaze n'uyu muvandimwe nawe mu kazi ke ka buri munsi tumusanzemo, nawe natubwire uko yabyakiye. Ni ukuri pe, ndagira ngo mutange ubutumwa, muhe ubutumwa abanyarwanda mu kazi. Noneho uri gukora akazi gute nyuma yo kumva ko ugiye kuzakinga porotasi kwegera abanzi nka cyoga amazi? Iryo zina kandi ntacyo bitwaye, iryo zina baza abanyarwanda benshi mu kazi rwose. Abantu uruka mu karere ka Ngoro, umurenge wa Kageyo, akagari ka Mukore, ngira mikoro rwose. Nk'abantu uruka mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kageyo, umudugudu wa Nyamatanga, akagari ka Mukore. Ngo waje gupagasa? Nkaba naraje nje gupagasiriza mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Gacurabwenge, aho rwose, akagari ka Nkingo, umudugudu wa Nyarugenge, wa Nyamiryango. Nkaba ndi ku ijuru rya Kamonyi, aha rwose mwishyamba. nkaba nishimiye ubutumwa nka sosiyete nyarwanda, nk'abaturebera mu buzima bwacu bwa buri munsi baba baradufatiye. Tukaba tubashishikariza ko n'abandi bose baba bashaka kuzana ibindi biyobyabwenge mu Rwanda, cyangwa se n'abandi bajya bazana ibintu byujuje ubuziranenge bitatuma abanyarwanda budusubiza inyuma, kuko abantu benshi dusigaye dusaza imburagihe kubera kunywa
ibintu bitujuje ubuziranenge. Murakoze. Tugeranyirize rero mbere wenda uko uri kugenda ubona mu kazi kanyu ka buri munsi, tugeranyirize mbere y'uko umuntu yabaga avuye mu kazi akaruhukira ku cyuma, akaruhukira kuri dondobwonko. Hari n'andi mazina menshi ntashobora kuvugira kuri izi kamera menshi zoroshye, ni sinzi ngize dondobwonko n'andi ntasubiramo. Tugeranyirize rero ubu ngubu mu minsi mikeya ishize, ubu buzima bumeze gute mu baturage? Ukazi muri kugakora gute? Muri kumva nyine bimeze bite? Urebye ko rwose muri iyi minsi aho abaturebera ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho turabona ko ubuzima bwacu buri kugenda neza nta kibazo. Bibaye gutya, ndizera ko nk'abanyarwanda umuco wa kera wazagaruka, kandi n'abanyarwanda twazasaza neza. Murakoze. Shana kuruvuza akantu keza pe, twazasaza neza kubera ko arega buriya tujye tuganira pe. Hari umuntu ushobora kubyumva akumva arabangamiwe. Hari abantu bari bashyizeho amahame ngo sinzigera nywa amazi ngo keretse ngo narohamye, kandi amazi ni ingenzi. Ariko si nibyo, umuntu wanyoye kiriya cyuma nkeka ko ahubwo kurya biba bishoboka. Ntabwo babasha kurya wanyweye icyuma kuko ntabwo wagira peti. Reka da, nibyo bintu bibasha kuba byaguca imbaraga. Icyambere ntushobora kurya, icyambere ntabwo warya, kuko buriya umuntu wabashije kurya ni umuntu ubasha kuba yanyweye ibintu bitari bwamusembure mu bwonko bwe, kuko ubwonko icyuma ni ikintu gishobora kugera mu bwonko kikagusembura ubwonko, kandi ubwonko byose ni mu mutwe, ntabwo wabasha kurya. Noneho umutwe ukabyuka wamenaguritse. Ariko wari uzi impamvu umutwe umenagurika? Reka mbibabwire, iyo umuntu yanyweye inzoga hari ukuntu ujya byuka ukuma mu gitondo ufite isereri. Wari uzi impamvu? Inzoga zikamura amazi mu mubiri, noneho umubiri ugatakaza amazi, ukaza kubyuka wumva uri kuzunge. Nta yindi mpamvu, nuko inzoga zikamura iki? Zikamura amazi mu mubiri, noneho ugasigara wumva ufite isereri. Ibyo mwitwita ngo ni hangover, simubizi se? Ni kwa kundi ubyuka uvuga ati icyama izindi, ndumva nshaka kunywa izindi. Nta yindi mpamvu, amazi aba yashize mu mubiri. Noneho iyo wamaze kuba imbata rero ntushobora kunywa amazi, ahubwo urongera ukajya gushaka ikindi cyuma, gutyo ukazarangira ubuzima bwawe bute bwarangiye. Ati ntushobora kurya kubera ko mu mutwe nta mutekano burimo. Ikindi noneho n'amakimbirane. Ikindi kintu nashishikariza abanyarwanda muri rusange, nuko nka leta y'u Rwanda natwe nk'abubyiruko tugomba kuyishimira, kuko igarurira ibintu hafi, kuko urebye ko nta iterambere ry'abanyarwanda rigeze. Umuntu ari wese, yaba umwana w'umukobwa arimo arasinda ngo mumpe icyuma, yaba umusore arimo arasinda ngo mumpe icyuma. Ariko urebye gusa leta y'u Rwanda ibireba nk'abanyarwanda, turebera kugira ngo ubuzima bugende neza, kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ati leta ibuturebera kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, kugira ngo tugire amagara mazima. Ariko nawe watuganiza ukatubwira, ugatanga ubutumwa ku rubyiruko. Dore n'abana bagiye kujya mu mashuri, nawe yegera mikoro utubwire abana bagiye kujya mu mashuri, noneho turabihuza gute? Abana batoya nabo bamaje kwiyahuza ibyuma, nawe ugira ubutumwa watanga kugira ngo abanyarwanda bakomeze tugire ubuzima buzima kandi twubake u Rwanda twifuza. Witwa nde wowe? Nitwa Kizimana Focus, nkaba ntuye mu mudugudu wa Juru, ngera mikoro rwose nta akagari ka Nyingo, umurenge wa Gacurabwenge, akarere ka Kamonyi. Yego. Ku cyo navuga ku biyobyabwenge by'ibyuma n'inzoga bwite zisanzwe, njye nakwitangaho nk'urugero. Nanywaga icyuma nkabyuka nta kazi najyamo, akenshi nkahora ngira n'urugomo muri bagenzi banjye, kubera nyine wumva kubera gusinda bitewe n'inzoga z'ibyuma. Ariko kubera naje kujya kwa muganga, nasanze zaranteye uburwayi bw'impyiko. Yaba we pole pe, ubwo hitamo ko nzireka. Kuva nazireka numvise ntekereza neza, akazi gakora neza, kurya sinabashaga kurya, ubu nsigaye mbasha kurya ku manywa na nijoro. Nkaba nabwira rero urubyiruko ko twakurikiza amabwiriza ya leta, bakumvira abayobozi. Abo banyeshuri banywa ibyuma bakaba babireka. Babafatiye n'ingamba ko uzagaragaza inzoga mu kigo cy'ishuri, gahunda ni ugutaha. Natwe ubwacu twanywaga n'izo nzoga zindi zisanzwe z'urwagwa. Nanashishikariza ko leta, ubuyobozi bwacu bwareba n'abantu wenda bakunda kurangura nk'inzoga cyangwa ibitoki mu masoko, ko ibyo bitoki leta yabica mu masoko, ubundi buri muturage wihingira urutoki akaba ari wabasha kuba yakwenga. Dore baranavuze ngo wenda nsobanura gatoya, ngo umuntu ufite ibirori ashaka kwenga agasuruke ka kinyarwanda,
uvuga ati mfite ubutisi muri urugero ariko ndumva nzakoresha agasururu ni uguhamagara abayobozi b'ibanze ukababwira ngo dore ngiye kwenga agasururu bakaza bakareba ko nta bindi bitindigasano bashyizemo ubundi bakakubwira ngo komereza aho ngaho icyo wari uvuze nacyo n'ibyo kugira ngo nibura n'ubu ngubu dufite ubutisimu ejo ariko ibyangombwa barabyandika mu mudugudu bakajya kubisinyisha ku kagari bakemeza ko ugiye gushigisha nta kibazo ukemeza abantu bazagukorera mu bukwe bazagutekera n'abamudugudu bakagusura bakaba bareba uko wateguye bakareba n'isuku nahise ibyo bintu nibi birata uretse wenda ko abantu bavuga ngo batubangamiye ngo batuciye ku masaka rega hari ahantu harimo kujya nko mu bukwe hari ngira ngo mujya mumva amakuru ku maradiyo atandukanye ujya kumva ngo nk'umuntu ngo abantu barashize abantu bamuntu ajya mu bukwe ibyari ibirori bikahindukamo amarira ibyo nibyo bari kugira ngo nibura umunyarwanda agire ubuzima ariko umuntu udafite ubuzima ntabwo igihugu cyatera imbere mwese nk'ubu wenda urimo nk'ubu aya masaha urabona ko muri mu kazi ngiye no kubarekura mujye mu kazi waba uri ku cyuma ukajya mu kazi ni ukugira ngo tugende ukegama hariya ukaryama hariya ugasanga umuntu nta kintu afite babivuga ukuri buriya kera bikiba hari ukuntu abasaza bajyaga baganira bakavuga ati ari urutoki n'ikawa ni iki kigira umumaro urutoki n'ikawa abakuru bakavuga ati urwagwa buriya rutera urwobo ntabwo rutuma abantu bakora ariko ikawa yera rimwe ikazana amafaranga agaragara akagira umumaro ariko urwagwa iyo waruhishije ufata umwanya wo kurwenga ugafata n'umwanya wo kuruminina no kujya kurusengereza ariko ikawa noneho byaranoroshye ni ukujyana n'ibitumbwe nta muntu ukijya no kwirwa ari hene rero usanga nubwo rwari urwagwa wenda rumwe rwa kera rwa gakondo wenda wasanga iyo batarupiritaga ngo bashyiremo za ruviri za pakimari wasangaga urwagwa ari rwiza ariko nabwo bakumva ko ruri guca intege rutuma abantu batatera imbere ariko iyo kawa ikaba yagira gute wayisarura igatera imbere ukumva rero ubwo nimba haraje muri ibyo byuma byo urumva bitwara n'umwanya w'akazi muri cya gihe wakagiye mu kazi ukaba wagiye kunywa icyuma kandi wagiye kunywa icyuma nta bundi buzima kiba cyaciye intege umubiri imbaraga nyine zigacika hari naho nigize numva muri Nyarubaka ngo hari inzoga yitwaga ntagasembuye ngo umuntu iyo yayinywaga ahitaga nyaruka ajya gushaka uwo asamana nawe ayinywa yihute vuba yihuta urumva ko ni ingaruka ni ingaruka z'ubusinzi ariko se banyarwanda hari umuntu ugize anywa agasururu kano koroheje ngo ibyo bintu abijyemo ariko ubu usigaye bavangamo ibintu utapfa kumenya umuntu ukabona umuntu arimo kugenda ukabona ari kugenda abakambakamba ndibaza kugenda ukambakamba wenda uzadushishikarize wenda nko kuri uriya musemburo bita pakimaya wowe nta ngaruka nyinshi zitera kuko inzagwa nyinshi nizo babetereje byose ugira ngo nibyo biremewe ntabwo ubundi inzoga yashamo pakimaya yewe dore mbere mperutse gusobanurira abanyarwanda babwira ukuntu bengaga inzoga gakondo urwagwa bagiraga gutya bagafata ibitoki nkosora niba narabivuze nabi bakabifata bakabitara ubona kubitara babigashya mu minsi runaka mu rwino bamaze kuhashyiramo ubushyuhe barangiza bakabigashya bagashyira mu muvure umeze neza urangiza ugashyiramo ishinge wenda ari abana batayizi ariko n'ubiragaragara ahantu hose ntangangira ngo no mu masoko basigaye bayizana barangiza bagashyiramo bakenga barangiza bakabona umutobe siko wawitaga umuhama bakawushyiramo umwikamiro bakawushyira ku ruhande bakawushyira ku ruhande bakongera wenda bagasa nk'abafungura kugira wenda bataza wenda babona igikasenda kitarimo batawusizemo barangiza bagakora iki bakawuhenda bakawuzana wa wundi nta byo gucana nabyo kugira ubuye bagafata amasaka bakayakaranga bakayasya bahiza bagashyiramo si ibyo bindi bashyiragamo ndabeshye abanyarwanda n'ubundi umuntu wenga neza nuko nguko yenga niyo nzoga ya kinyarwanda barangiza bagatara bahajya urwagwa ruhira imisigasi 2 3 inzoga bundi yenze neza yari inzoga y'umuhama iminsi 5 inzoga itagira amazi iminsi 5 ariko inzoga icyo bita ngo ni umutashya uhira iminsi 2
ariko inzoga nyanzoga yenzwe neza itarimo amazi irenze indi minsi 3 imbere ya yayindi. Impamvu kuba yo yashya itinze nuko nta mazi aba yagiyemo ngo ayijagaraze, ihora ari umutobe ishya, aho kugira ngo ishye ikare nka yindi yajemo amazi. Uko bugenda bucya niko igenda igira gute, iba umutobe. Izongera ishobora nko kuba yamara n'ukwezi utayipfukuruye, wayinywa ukumva nta kibazo ifite. Ariko inzoga yajemo amazi iba yataye agaciro, baba bayishakiye nk'ubundi bushobozi cyangwa se ibindi bibona nayo iba yataye ubuziranenge. Ariko ubundi inzoga yujuje ubuziranenge yenze neza, bakoresheje inshinge nk'uko wateguye nk'umuvure nk'abantu twasanze ari umurage gakondo abanyarwanda bakoreshaga, akenga agakamira nta kindi kintu ayitarishijemo, akoza ikibindi cyangwa se icyo bita indembere, umuvure ubwo gakondo, agashira ahantu heza agapfuka. Iyo nzoga yemereye kumara iminsi 5 nta kiraba, yanashaka yayishizeho mu gitondo saa 12 azayikuraho kundi saa 12 iminsi 5 yirenze. None ubu umuntu arimo arafata ibitoki agafata umutobe agacanira ngo mu gitondo ku mugoroba ngo rwahiye. Aricyo ubona abanyarwanda saizi ngizi twe tuzira, cyangwa se ugasanga nk'abanyarwanda umuntu agira imyaka 25. Urugero urabona, reba uko ngana ikaze. Imyaka 20 turimo turaganira kuri gahunda yo guca ibyuma. Abanyarwanda bari bamaje mu myaka 27 mfite, uragira ngo mfite imyaka 50 kandi ndacyari mutoya. Mukumva ndi mutoya cye muri njyewe ni inzoga nyinshi nanyweye. Mukuba naranyweye inzoga nyinshi gusa sinabiziza bazimpaye, ahubwo nabiziza ngewe wazinyweye, kuko nta muntu wigeze azinsuka, ntago ndi umwana, ko natangiye kunywa inzoga nkuze. Wumva ariko aho bigarukiye noneho ubu, ariko aho bigarukiye dushimira Imana abanyarwanda kuko batabariye urubyiruko hafi kandi batugiriye neza. Ariko badufashije bazajya benga inzoga nyarwanda nkuko nari bakaza, niba wenda ari umudugudu, niba ari nk'iki mwebwe gahunda murayumva mute, batoye mu mudugudu. Yego niba ari nk'ababyeyi batoye mu mudugudu cyangwa se abajyanama b'ubuzima mu mudugudu, bakavuga ati niba ari runaka wenze inzoga yenze inzoga ufite ubuziranenge, twe bwose byadufasha. Niba umuntu yenga mu gitondo saa 3 akabeturura, nta n'impamvu abanyarwanda riga batazaza. Ndetse ubwo niba inzoga twaramenye ko ni inzoga n'umuntu 5, niba umuntu yenga saa 3 saa 6 akakubwira ngo arahisha ngo rahiye, nayo mbwira iyo gahunda. Urumva ibintu byazavamo, umuntu ugasanga arimo arafata n'ikigage, niko ikigage nacyo bakirenga mu rugo. Ikigage nkatwe tunywa ibigage, wicara imbere y'umuntu ikigage agikora ureba, unahavuna kinyweyeho. Kandi mu gihe bafata, ndumva nabyo nabisobanuriye abanyarwanda. Icyo bita umwisabiki, nta bantu bagikoresha umusabiki. Nanjye nabyo abanyarwanda, nawe urambwira niba rukomeye. Barashigishaga, gushigisha bakazacyo bita gutera, bagakora wenda nago kambihine, bagatera bagakora umusemburo. Ibyo ntibikibaho, nago bikiba. Nugushija nk'ushigisha igikoma, yajya gushija nk'ushigije igikoma akagira ate, agashyiramo ruvire pakima. Ubundi yiba yenze mu gitondo saa 3 ajya no gushaka abantu barakimwe. Ngo ubu nta kigage kikirara, none se yakwenga nimugoroba babona abakiriya, yenga mu gitondo saa 3 akaba afite abakiriya, saa 12 abahishije, saa 3 n'abakiriya batangiye. Niyo mpamvu ubona leta y'u Rwanda irebye kubidufashije, kubitugaruriye hafi, turashima Imana. Nukuri ibaze wenda hari igihe none se badufashe babungabunga ubuzima bw'abanyarwanda. Hari n'izindi bita ngo zadunda ubwonko. Iriya nzoga ubisigaye igura ngahe? Nako amafaranga 500. Hari izo bita ngo basigaye bava ngo ni buswere. Hari basigaye kandi noneho byo byihorere ni ibindi. Inzoga ifite iyo nzoga igura amafaranga, iri mu icupa, iyo nzoga ibiyakora ibirimo iki? Gusugereranyije ibaza inzoga ya 700 iri mu icupa, yaje n'imodoka yavuye mu bitoki, nta gitoki na kimwe. Noneho dore ikindi kintu giteye ubwoba, ni ukuyinywera hano ahangaha muri Nyamiryango, warangiza niba ukabona witaye mu gashyushyu, abantu twarahashiriye urubyiruko rurashize, abantu twarahashiriye ntabwo ukabona utaje mu gashyushyu wari wanywereye Nyamiryango. None si iyo nzoga yigize ibaho?
k'umunyarwanda yanywaga akabitoki neza reka nkubwize kuri wa mugabo yanywaga akabitoki reka nkubwize kuri sinkwiyemera ubu ntubona ko nizamukiye mvuye gupagasa ubu ndaje nzamuke rugura nikorereye bibiri ndaje ndashyiramo udukoni tubiri nubwo nitwadona ubwongo tubiri kandi unyweye rufuro ngo yabashize urabara ndi bumwe tubiri kuko ari two turi buhite dushyira muri hango ubundi nkibyinira dego unarebye dore twajya ikibazo turaga kubwa ntacyo rufuri irahenda impamvu wumva ngo rufuri munyemere mbashimire kandi mwakoze ntabwo mubeshya ubwo twita twibyo kavata ubwo byabaye ariko urumva ko leta y'u Rwanda hari ukuri nta kitarigize ngo abantu uyu muntu ahantu itabarira biriya byuma bakora akazi rwose bakora akazi bazite iki cyuma cyo rwose icyuma kimeze nabi rwose icyuma cyari gikomeye ariko akagwa ka kinyarwanda watemaga ibitoki byawe mu rugo nese iyo minsi nta muntu wayifata nta muntu ushobora gufata iminsi yo gutara ibitoki ngo nukucenga igitoki kimwe agashaka ibuni imwe agakuramo izindi munani hakibonekera n'uwo musururu wacu hari umusururu hari n'ikigage ibyo byo byabonetse n'akagwa ntari ariko ikibazo nabwo niyo mpamvu ari kuvuga ngo ukeneye kubikoresha na stake nyine bamuha icyangombwa barebe ko harimo n'isuku ariko hari umuntu wabuze abanyarwanda kwenga agatoki ko aricyo baruhingiye wagiye kwahira inshinge wayahiye ikibazo ngo ugiye kukengera hehe ndabashimiye mwahisemo kutuganiza ngo duhe abanyarwanda ubutumwa kubera ko igihugu kirashaka ko tuba dufite ubuzima buzima kandi tukagira gute buzira umuze kugira tuzabashe kugira umaze iminsi irenga simperuka kukamwa ubundi muzima umeze neza uri no gukora akazi ku manywa y'ihangu kandi ubundi byaga bigoye ahubwo tuba turi guterana ingufu ndabashimiye cyane mukomeze mukore imirimo kandi twiteze imbere twishyure mituweli amasomo abana bagiye kujya kwiga urumve byose leta y'u Rwanda rero ikavuga ngo amafaranga ari kuzashira mu byuma reka tuyishyuremo amafaranga y'ishuri abana bige neza ndabashimiye cyane mugubwe neza cyane